nyuma yo kuva hasi cyane akagera hejuru ku gasongero, uyu munsi twashatse kumuvugaho. Yitwa Rusine. Iyo ubonye umusitari hano ku mbuga nkoranyambaga arimo aratrendinga cyane ndetse ukabona ari mu buzima budasanzwe bwiza cyane, ntabwo ari buri wese ushobora kuba yavukira mu buzima bwiza ngo akomereze muri bwiza. Yavukiye mu buzima bubi ndetse akomeza arwana cyane mpaka ageze mu buzima bwiza, aho benshi bavuga yuko abaye mu buzima buteye apeti. Ni ubuzima bwamukarazi cyane ndetse bukamucangacanga. Bamwita Rusine Patrick. Uyu Rusine mujya mubona ku mbuga nkoranyambaga ni umusore wavuye kure cyane, avukira mu rugo rumwe rubi cyane, urugo rwasabaga umunyu ndetse n'imibereho yabo yari ikomeye cyane. Ndetse uyu musore ntagire n'amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi bombi, dore yuko ngo yarezwe na mama we. Ni ubuzima bwamugoye. Gusa aka kanya nicaye hasi ndatekereza ni reka dukore icyegeranyo kuri uyu mugabo Rusine Patrick. Patrick Rusine akomeza avuga ngo mama wanjye yandwaniye intambara ikomeye cyane, dore yuko hari n'igihe yaburaga amafaranga yo kwishyura inzu, ariko akihangana akanyishyurira ishuri mpaka nije nkasoza nkarangiza. Ngiye kuguha ikaze kuri OVI FACTS. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri YouTube channel ibagezeho ibyegeranyo bitomoranya umucyo, ndagusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye duhora tubana mu biganiro nk'ibi ngibi bitomoranya umucyo. Nguhaye ikaze. Uyu Rusine iyo umubajije gato ku buzima yaba yaranyuzemo, kwihangana biramugora cyane, ubundi agahita hasuka amarira agatekereza ukuntu mama we yamubaye hafi ndetse akamukorera na buri kimwe cyose uyu musore yakeneraga. Uyu Rusine avuga yuko ari izina yahawe na sogokuruza we. Ikindi kandi yamamaye nka Rutemisi muri filime yamamaye kandi yabaye ikirangirire izwi nk'umuturanyi. Rusine yavukiye mu mujyi wa Kigali ahazwi nko ku Gitega, ndetse n'amashuri abanza niho yahise yataturira. Arangiriza amashuri yisumbuye i Nyanza muri SM, yiga section ya MCB, yiga kandi ikizwi n'ubumenyamuntu cyangwa se psychology muri kaminuza ya Huye. Agisoza gato yahise yandika igitabo kubijyanye n'urwenya we muri we yiyumvagamo, aho muri icyo gitabo yerekanye yuko urwenya rushobora kuba rwavura abarwayi. Uyu Rusine kandi yavutse papa we na mama we babana nk'ibisanzwe. Nyuma y'umwaka umwe papa we na mama we babana baje gutandukana, gusa ngo batandukana ku mpamvu Rusine we atarazi. Gusa nubwo kandi mama wa Rusine yatandukanye na papa we, avuga yuko Rusine atapfa kuba yabirenganyiriza papa we. Mama we ishobora kuba yari umuntu udashobotse, bityo rero ngibyo ngo naga byangira se. Avuga yuko kandi ngibyo yasaba Imana cyane ngo nibizamubeho mu rugo rwiwe yazashaka. Muri ubwo buzima bwari bugoye cyane, Rusine abana na mama we, avuga yuko mama we yigomwaga cyane n'amafaranga yo kwishyura inzu, akayamwishyuramo ishuri. Rusine akajya ku ishuri azi neza yuko mama wiwe nta hantu asigayeho kuba. Gusa nanone nubwo yayamwishyuriraga nta nubwo yabaga yuzuye minerivare yabaga ikenewe, bityo kandi agakomeza akiga nubwo byari bigoye cyane. Rusine akomeza avuga kandi ati ndashimira abayobozi baho nigaga ukuntu banyoroherezaga amashuri yanjye nkayiga, nubwo bambwiraga bati nta diplome uzabona ariko iyigire muhungu wanjye. Uyu musore yiga i Nyanza muri SM nibwo impano y'urwenya yatangiye kumukomanga mu mutima we. Aravuga ati se gute ntaba umukomediye. Mu mwaka wa 2017 yateguye igiteramo cy'urwenya aho yari arimo arasoza amashuri yisumbuye. Gusa muri icyo gitaramo kwinjira ya amafaranga igiceri cy'ijana, maze kitabirwa n'abanyeshuri bagera kuri 400, binjiza amafaranga 40,000. Gusa ngo bari bagiteguye ari abanyeshuri bagera kuri 47, bose barayagabana, buri wese ahabwa amafaranga 750. Ariko kuko Rusine ari we wari ukuri iki gitaramo, ahabwa amafaranga 1200. Mu mwaka wa 2018 ubwo neza yari yasoje amashuri yisumbuye, nibwo yashatse neza aho ashobora kuba yamenera kugira ngo yisange muri komedi, ngo kubera yuko mama we yari yarabonye umwana we akamubonamo impano yo gukina komedi. Yakoze iyo bwabaga amushakira amafaranga agera ku 14,000, aramubwira ati mwana wanjye genda ushore muri izo komedi zawe.
Rusine yaragiye arashora, yarayashoye biba nk'iby'ubusa, amafaranga ahita yangirika nta na kimwe agezeho, dore yuko ngo nta na telefone yari afite byibuze yatiraga mu baturanyi. Aya mafaranga akimara kumushirana yaje kwinjira mu bucuruzi bwa masaye cyangwa se udukweto twa masaye, ubwo yaragurijwe n'inshuti ze ebyiri amafaranga 20,000, atangira kubunzabunza udukweto akora iyo bwabaga. Yatangiye gukubita ibipfunsi, acuruza inkweto akazajya zihereza abacuruzi bafite amaduka bakazaba bazimucururiza, akunguka amafaranga agera ku 1,500 kuri buri muguro, 500 agafatwa n'umucuruzi ndetse 1,000 akaba ari cyo afataho kuri buri muguro. Abariyemo n'amatike ndetse n'ibindi yakonsomaga, avuga yuko yafataga byibuze inyungu iri hagati ya 600 ndetse na 700 ku cyumweru, dore yuko ngo hafi amafaranga yose yashiriraga muri transport, ubwo mu kwezi akinjiza hagati y'amafaranga 2,000 na 2,400. Ako kanyungu k'amafaranga yafataga niyo yifashishaga nk'amafaranga ya transport ajya kureba abari mu ruganda rwa komedi kugira ngo babe bamufasha nawe atangire kuzamuka muri komedi. Nkuko byari bisanzwe cyane, Rusine nta telefone yagiraga ya smartphone, dore yuko ngo yatiraga ngo ku baturanyi akaba ariyo yifashisha. Nawe uri kubyumva neza, nta bwisanzure yabaga yifiteho. Uyu musore yamaze amezi agera kuri 4 ajya ahandi hantu abandi bakorera imyitozo, nawe gusa bikarangira nta kintu agezeho, ariko ntibyamuca intege, akomeza kwirukanka mu bandi yarazi bakina komedi, ariko neza bikaba nk'iby'ubusa bikanga, hakabura umukingurira imiryango ngo amuhereze karibu nawe yinjire mu ruganda rwa komedi. Yaragenze henshi cyane, byose biba nk'iby'ubusa, ibirenge biragenda birashya, n'ubundi byose abona yuko ngo nta na kimwe ashobora kuba azageraho. Ibyo gushaka ngo kuba umukomediye atangira kubishyuhamo gake. Burya koko ngiye ibintu ngo bigezaho bikomeye biba bigiye kurangira. Uyu musore yarakomeje cyane arakubitiriza. Muri iyo minsi aza kubona itangazo ku rukuta rwa Instagram ryari ryashyizwe hanze n'uwo bita Munsi, ata wamamaye nka Rutura. Ariyandikisha, gusa ngo yabikoze nk'umuhango kuko yarazi yuko ngo nta kintu bizafata, dore yuko ngo aho yajyaga hose ngo byafataga ubusa, reka ngo nta kintu cyakundaga. Ku munsi wo guhamagara abari bwitabire iryo rushanwa, Rusine we banze kumuhamagara na gato, ahubwo arabihamagarira. Bamubwira yuko irushanwa rigomba gutangira isaha y'isa 4, buri wese agahabwa iminota igera kuri 3 akerekana impano ye. Mu ijoro ryari buke ari bujye kwerekana iyo mpano ye, ntiyigeze agoyekana gato, dore yuko yatekerezaga iby'umunsi w'ejo ukurikiraho ukuntu azabigenza. Yabyutse iyarubika agerayo mu masaha ya mu gitondo, isaha y'isa 12 za mu gitondo, ngo gusa ngo yahasanze atari we wa mbere wahageze, asanga hari n'abandi bahamutanze. Umubare w'Abanyarwenya wari uri aho ngaho wamuciye intege, aravuga ati se ubu ngubu ndinde wo kuza guhiga abangaba. Icyo gihe Aruturu ngo yatinze kuhagera, ahagera isaha y'isa 5. Rusine ngo yageze kuri stage ari uwa 23, gusa akijyaho bamuhereza iminota yo 3. Akigera ku munota wa mbere bahita bamuhagarika, baramubwira ati vaho ngaho twakubonye. Agahinda gatangira kumwica, aravuga ati buriya babonye yuko nta kintu nshoboye bahita bancecekesha. Atangira gutekereza yuko ko babonye yuko nta kintu ashoboye bagahita bamuhagarika. Gusa ibyo ngibyo byari bimeze nk'aho atari byo, kuko Rusine bahise bamwambika umwenda w'uwatsindiye gusetsa abantu, atangira kuzayatumirwa mu bitaramo byo gusetsa abantu by'urwenya. Urugendo rwe rw'ubustari ruhita rutangira aho ngaho, bituma atangira kwigaragaza ku bantu bakunda urwenya ndetse n'abandi bo muri festival. Aya mahirwe akiyabona, Rusine yahita atangira gutegura ibitaramo by'aho ngaho i Butare aho yize. Mu mwaka wa 2020 ubwo yari ari mu biganza bya Arthur, yaje kuba yahuza na Krypton Kigbonke, hanyuma barahuza batangira no gukora mu mafilime agiye atandukanye, harimo nka filime yiswe Umuturanyi ya Krypton Kigbonke. Nyuma barabyagura baza no gufungura YouTube channel aho bakinaga komedi bitwa Mugisha na Rusine ari abasinzi. Rusine watangiye
imbaraga zo zari ntazo ndetse n'icyizere cyo kugera ahangaha byari bigoye cyane. Gusa ubu ngubu n'ubu batunze agatubutse cyane ndetse n'abigaruriye gikundiro cya benshi kuri iyi mihanda. Ngayo nguko rero ibyamuranze ubuzima bwe. Nizere yuko wamaze gukanda kuri subscribe, ukande like, unasharinga iyi video. Naho ubutaha, peace and love out.